kuki kubera ko nashakaga ko mwatuganiriza mukaganiriza n'abanyarwanda ndahita mbibabwira kugira ngo mutavuga ngo sinabibabwiye nuko turi mu kiganiro turi kwibaza kubiri kubera mu Rwanda none ngewe ndi padiri Thomas Nahimana nagize amahirwe mbona nimero yanyu Nahimana uvuga oya nanjye ngize amahirwe reka twiganirire muze ndimugire ikibazo rwose reka twiganire yego umuntu uretiza yego wanga ko uvuga ko jenoside itabaye ntabwo tujya tuvugana ariko ibyo ngewe ntabyo njya mvuga ariko mze ibyo ntabwo mupadiri wowe uvuga byinshi mvuga byinshi byo Kagame yarapfuye n'ubu uzi ko yapfuye duha amakuru nyine namwe ngewe ndi mu Bufaransa we duha amakuru niba waramubonye duha amakuru nta kibazo muri ibyawe no kuba wifuza ko wapfukamira n'abandi bifuza uri nk'aba abandi bajya guhamba imitumba ngo barahamba kigeza ndibyo ntabwo bizi se ntubyibuka ndabyibuka wowe niba wagiye kumuhamba wishimye icyo gihe se wishimira ko ndi yapfuye oya ntaho bihuriye reka oya padiri ariko se ko uri padiri yewe nabuvamo nibyo muze mujye mureka twiganirire dore no okaziyo n'ubwa mbere tuvuganye yego yego none se ko mbona nayidamange ayihakana mu mushinja ko ayihakana kandi yarayikorewe ubwo noneho uyihakana uyemera nini ntabwo umuzi ibyamubayeho ntabwo bakubwiye ntibaguhaye amakuru uriya mukobwa rwose wahagurutse gukorana ntacyo dukorana icy'ingenzi nuko avugira abanyarwanda ariko muze Kagame mwamutweretse ko ari perezida wacu ko ntamukuyeho ko ntamusimbuye Kagame mwamutweretse niba ariho mukamutwereka ubundi tugomba kubibingingira ibyo ngibyo reka tuvuge ko mbyifuza wenda ko nifuje nabi ariko akaba akiriho ganira n'abanyarwanda njye nyihorera ahumuriza abanyarwanda bari kutwumva njyewe unyihorera ntacyo bitwaye ntabwo nganira nawe rwose abanyarwanda bakumva sinzi ko bameze ko nabaremye nkabo urakomeye ariko umeze neza wowe ariko Kagame yantumaho ko nari nje kumusura ubundi yamurije ikikuza yanyitumiraho tukiganirira reka ntabwo mwanga nta rungone ngewe nangana Tito ntabwo jenoside yabayeho yarayirebaga ariko kumubwira ngo niwe wayikoze none ko ari umutware icyo twakiganiraho uzabanza umutwereke atumubwira asuhuza abanyarwanda abanza asuhuza abanyarwanda dore ni inshingano ye ubwo kuko abanyarwanda ubwo reka natwe yanadusura kuki se twebwe atadusura ntituri abanyarwanda wowe wifuriza ko abantu basuza bika buri gihe uracyatekereza kimwe natwe twese muze ngaho ni wowe uri i Kigali tubwire ko wamubonye umva ngewe ko mvuga ko yapfuye kandi ari wowe tubwire ko uherutse kumubona nibura uduhaye ayo makuru ubu se ndakuvuguruza tubwire uti ngewe ndi mukuru dore ni wowe musaza usigaye kandi koko ndabizi icyo gihe wigaga muri segonderi ugenda ujya guhamba kugema muri 90 nari ndi mu wa kane dana ari agasore wa kane segonderi nari agasore pe no kubwo wagiye kumuhamba ngo turabizi none se ntiyari yapfuye wishimye ko umuntu yapfuye ibyo ni iby'ibyo bihe Tito nibyo wibuka by'icyo gihe ugahamba n'utarapfa ahubwo nakubwira n'indirimbo twaririmbaga nicyo ndabizi
ndacyayibuka ariko sinjye wayihimbye yari yapfuye Kagame turababaye mu mutwereke natubwire nahumuriza abanyarwanda idamange arawe i Kigali ntabwo turi kumwe hano nawe arabyivugira ati uyu muntu yahwereye kera waganiraga nawe idamange ubwo hari miliyoni zigeze ku 8 z'abanyarwanda Muzehe Tito niwe mukuru usigaye mu gihugu nyabone ni muhumuriza abanyarwanda ni wowe mukuru usigaye mu gihugu nyabone ariko cyari byo niwe mupadiri ukorangira pati iby'amasitari n'ingozi sinabyemera ariko mujye mwikitambiraho shitani Rwanda ari wowe padiri ukorana na shitani umuntu wifuriza umuntu gupfa ukamwica atapfuye urumva ari inyuma umutwe ukumva uri muzima ikibazo mfite wifuza ko umuntu apfa ukabwira isi yose ngo yapfuye ikibazo mfite si uko mvuga ko umuntu yapfuye kandi atapfuye ni uko umuntu bavuga ko yapfuye ntiyigaragaze kandi n'ubundi afite inshingano n'abihemberwa yo kwigaragariza abanyarwanda yigaragaze ko abanyarwanda bari n'abamubona mpaka nomero ka muzehe ahubwo nawe muhamagare niyumvire ko akibaho wenda wabona nyitabye nk'uko turi kuganira ubuse ko ndavuze ko we wapfuye kandi umuruta mu myaka ndi umunyarwanda ese nuko musuzugura abanyarwanda burya ngo ntacyo ndicyo ndi umunyarwanda Tito uri umunyarwanda kundusha ushobora guhagarara wowe na Kagame mukavuga ko muri abanyarwanda kundusha bitubwire neza kumugaragara mbaye shitani kurusha nge se narashe abantu narashe indege nge narashe abanyarwanda ndabica mbarasa ku manywa y'ihangu ubwo shitani ninde ari ngewe namwe murasa abantu itaragiye ariko ndamubonye nibura turavuganyeho gakeya Padiri Thomas Nahimana umukuru w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera hanze y'igihugu aravuga ko we n'abagenzi be batatu bazagera i Kigali ejo nyuma saa sita gutangiza imirimo y'iryo shyaka mu Rwanda. Muri gahunda y'iryo shyaka harimo kuryandikisha no kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha. Atahutse mu Rwanda mu gihe ibitangazamakuru bimwe byo muri icyo gihugu bimushinja kunyuza ku rubuga leprophete.fr yashinze ibitekerezo biba amacakubiri no guhakana jenoside. Ibyo ariko arabihakana. Sena Gakwaya yavuganye na Padiri Thomas Nahimana ari ku kibuga cy'indege yitegura kuri indege atangira mubaza aho bajyanye. Ubundi twari dufite ikipe nini rwose yagomba kugenda ariko twabonye tutagenda twese kuko hari imirimo igomba gusigara hano kuko twagennye ikipe ya mbere igomba kugenda kugira ngo tubanze turebe nuko twakirwa dutangize imirimo n'abandi bazadusange ariko nibura turagera i Kigali turi bane. Wavuye mu Rwanda ngira ngo mu 2005 uvuga yuko umutekano wawe utameze neza, wiyemeje gusubira mu Rwanda nyuma y'imyaka 11. Niki cyahindutse muri imyaka 11 ku buryo wumva yuko utagifite ubwoba ku mutekano wawe? Hahindutse ikintu gikomeye. Icyo gihe narebaga umutekano wanjye ku giti cyanjye, ariko hagati aho ngaho nafashe umwanya wo gutekereza, mfata umwanya wo kwihugura no kwiga, ndetse mfata umwanya wo gufata icyemezo cyuko ngiye gufatanya n'abandi kugira ngo ibyo bibazo bitwirukansa bituvana mu gihugu, ibyo bibazo bitera ubuhungiro bikurweho kubera ibikorwa bya politiki nziza twajyana muri kiriya gihugu. Niyo mpamvu hashinzwe ishyaka rya politiki nkaritorerwa kuriyobora, ndetse bagenzi banjye muri kongere bakanantorera kuzarihagararira mu matora ataha y'umukuru w'igihugu, ari nacyo gahunda iri imbere ubu ngubu kugira ngo iryo shyaka tubashe kuryandikisha, tubashe kuziyamamaza mu mwaka utaha ndetse no mu matora iyo ntumwa za rubanda mu mwaka uzakurikiraho. Inyandiko yasohowe ku gihe.com kuri uyu munsi wo kugaruka mu Rwanda kwawe iravuga yuko ku rubuga rwa internet watangije leprophete ari umuyoboro w'icengezamatwara ry'urwango, ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Tugendeye kuri aya magambo, urwo rubuga washinze birushobora gutuma ufatwa ukaba wanahanwa ugeze mu Rwanda? Ngira ngo ubwo bose bavuga ibyo ngibyo, nanjye ngiye kureba ko ubwo buryo bwo kureka abantu bavuga ibyo batekereza bwemewe. Urubuga twashinze rwitwa Umuhanuzi ni ikinyamakuru nk'ibindi, gifite charite yayikigenga. No kuvuga ngo umuntu wanditse inkuru ashobora kubazwa ibyo yanditse.
niba ubutabera burebye bugasanga hari icyaha kiri mu nkuru runaka ntabwo ari njye baba babujije gukurikirana icyo cyaha bajye bareka gushaka gucecekesha abandi mu mayeri ngo babuze abandi kuvuga icyo batekereza. si inyandiko gusa igihe.com iravuga ko n'imvugo uvuga iyo urimo uganira n'ibitangazamakuru nayo nyine igendera muri urwo rwego. hari igihe ni ikinyamakuru cyandi ubundi niba guverinoma y'u Rwanda n'ibinyamakuru byayo ari yo nzira binyuramo ngo bicecekeshe abandi, icyo nicyo gituma tuba muri opposition, nicyo gituma tuzamura ijwi kugira ngo twumvikane. Nta mutima w'urwango mbamo, nta mutima wo guhakana jenoside cyangwa wo kuyipfobya wigeze umbaho. Akandi icyo tubasaba atari ukuducira imanza baricyo, niba hari ikibazo ubutabera buzabijyemo bubitusobanurire nta kibazo, aho ntabwo batubafite. Niba tureke dutanga ibitekerezo byabo, abaturage batubwire ko babyumva, bareke iterabwoba. Iyo mba umunyacyaha nkaba nzi ko mfite ibyaha bikomeye, abandi barahunga u Rwanda ngiye kurusubiramo, bafunguye igihugu abanyarwanda bashaka gutaba dagataha. Ese ubu ko bari kubivuga nyiri hanze so kugira ngo bamuze uburyo ndatashye. Ari n'uwanditse kuri Twitter ye avuga ngo arashimira Ubufaransa ko bugutanze. Nawe nito Mundahiro turaziranye azaze kundeba tuganire. Ubwo Bufaransa buntanze se ndizanye nareke kujijisha, ndizanye ku mugaragaro. Niba ubutabera bwumva ari ibyaha bunkurikiranaho uzabingurikiraneho mu buryo buciye mu mucyo. Icyo dusaba ni ikintu, ntabwo muze amategeko kubahiriza, ariko niko nta cyambite rero.